Yatahiye Cyamaramba. Uyu mugani wamamaye mu Rwanda baca bavuga ngo naka yatahiye Cyamaramba, bawuca iyo babonye umuntu wakoze umurimo neza bakamuvutsa ishimwe ryawo akagenda ubusa. Nibwo bagira bati yatahiye Cyamaramba. Wakomotse ku nka yitwaga Cyamaramba, yari inyamibwa yo mu Kaganda i Nyarurembo za Ndahiro Cyamatare ahahinga mu mwaka w'1500. Uwo Ndahiro yamaze kwicwa n'Abakongoro u Rwanda ruraranze, kuko umuhungu we Ndori bari baramuhungishirije kwa Nyirasenge Nyabunyana i Karagwe k'Abahinda. Turabibutsa ko ibikomangoma by'i Karagwe n'Inkore babyitaga Abahinda kuko bakomokaga kuri Ruhinda. Ibyo bituma imiryango ikomeye bigabanya igihugu, Abasinga, Ababanda n'ayandi moko akomeye. Ubwo rero Ndahiro yapfuye asize inka ze z'inkoni y'ibwami zitwaga Akaganda, nizo yamurikaga mu birori, kuko umwami atagiraga inka ze bwite, zagirwaga n'abatware be. Bajya kumurika bakamurika izabo bigabaniye, umwami nawe akamurika inyarurembo ze, arizo zitwaga inkoni ye. Ndahiro yacyuraga izo zitwa Akaganda, abakobwa bakaziririmba bavuga bati nimuze murebe Akaganda, kandi uwanga Akaganda umwami amuca akaganza. Muri izo nka z'inkoni ya Ndahiro harimo imwe yitwaga Cyamaramba, niyo yari inyamibwa yo mu Kaganda. Hashize iminsi Ndahiro apfuye, Mateke w'Umusinga wari warigaruriye Nduga atumiza Akaganda kugira ngo azirebe. Atuma ku mutware wazo witwaga Kariburyo, wari utuye ku Karutu kitwa Nyiranduga, kari muri Nyamabuye i Gitarama, niko kitiriwe Nduga yose. Kariburyo amaze kwitaba, Mateke amutegeka kujya kumuzanira Akaganda ngo azimumurikire. Kariburyo atuma ku bashumba ngo bimure Akaganda bagasangishe Mateke ku kivumu cya Nkushi na Nyarenga. Zimaze kuhagera babimenyesha Mateke. Bakora ku bakobwa ngo bitegure imihango isanzwe yo gusanganira Akaganda. Abakobwa baritegura, Akaganda ziratunguka, barahanika amajwi, baraziririmba bati nimuze murebe Akaganda, kandi uwanga Akaganda umwami amuca akaganza. Mateke yumvisha ayo magambo abakobwa baririmbye biramubabaza, agumya gusera igahanga. Ubwo Kariburyo n'abatahiza be barimo kumurika Akaganda, inyamibwa yazo Cyamaramba yari izamuje imbere. Barazimurika bayivuga amazina, rubanda barishima. Ariko abanzi ba Kariburyo bo baboneraho urwaho rwo kumucereza kuri Mateke bati biriya Kariburyo n'abatahiza be bakora ku Kaganda n'inyamibwa yako Cyamaramba ni imitsindo yo guhirika ubutegetsi bwawe. Bakomeza kuguta Mateke, ageze aho araribwa, atanga Kariburyo n'abatahiza be n'inyamibwa yo mu Kaganda Cyamaramba. Nuko bahabwa abatwa barabica, amazima ashirira igishike. Imirambo yabo n'uwa Cyamaramba bajya kuwohera mu mworera wa Kiboha aho Icyeza mu Rutobwe i Gitarama. Kuva ubwo rero babona umuntu urengana akavutswa ishimwe ry'umurimo yakoze neza bigaragara, bakamugereranya na Kariburyo waragiye neza Akaganda, aho kugororerwa bakarenga bakamusyana n'inyamibwa yako. Nibwo wumva bavuga ngo naka yatahiye Cyamaramba. Gutahira Cyamaramba ni ugukora neza ukavutswa ishimwe. Mugire ibihe byiza, ariko ukoze neza akwiriye gushimwa.